imbyino gakondo, kuririmba no gucuranga ndetse n'ibindi biranga umuco nyarwanda nibyo aba bana bato abangavu n'ingimbi bahinyankora mu kagari ka Mukoyoyo mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza batozwa umunsi ku munsi cyane cyane mu bihe by'ibiruhuko kugira ngo nabo bagire uruhare mu gusigasira umuco nyarwanda bamwe bavuga ko ugenda ucika bitewe n'ibihe isi igezemo. Ni muri urwo rwego binyuze mu kigo Akagera Traditional Culture Village hakozwe igitaramo cyiswe Bye Bye Vacances cyamurikiwemo izo mpano zishingiye ku muco kandi kitabirwa n'abatari bake. Bamwe muri abo bana bagaragaza ko uretse kwidagadura binatuma bamenya indangagaciro zikwiriye kubaranga. Ibintu kwiga umuco cyane cyane bituma twirinda ahazaza hacu hakaba heza, tuzi umuco nyarwanda n'ahashize. Fasha mu ndangagaciro nkwiye kuba mfite nyine n'abandi umukobwa mutima w'urugo. Mu Kinyarwanda bavuga ngo igihugu kitagira umuco kiba kigiye gucika. Niyo mpamvu twifuje kuwusigasira muri rusange kugira ngo natwe kuko muri bimwe mu bintu biri kugenda bikendera abantu ntabwo bakiwitaho cyane. Kugendera mu by'ubu ngubu bidafite umumaro, kugendera mu biyobyabwenge se, mu busambanyi n'izindi ngeso mbi. Ibi ngibi bifasha kwiyubaka nkaba njye wa nyawe, nkaba njye wa kera panu w'ubu ngubu. Tugaragara neza aho twiga n'aho dutuye mu babyeyi, umuco uradufasha cyane. Biradufasha cyane, nkatwe imyaka tuba tugezemo biba bigoye ariko baratwigisha bakatwigisha uko tugomba kwitwararika. Bituma tumenya umuco nyarwanda tukajya kuwusangiza hamwe n'abandi bagenzi bacu. Mu rubyiruko rugenda rwigana imico yo hanze, imigani yaribagiranye, ibisakuzo byaribagiranye, ariko twebwe turushaho kugenda dusigasira uyu muco kubera ko duhura n'ababyeyi baturuta, tugahura n'abandi badutoza uyu muco uwo bahoranye, natwe tukarushaho kuba intyoza muri uyu muco nyarwanda. Si abana gusa babona umusaruro muri ibi bikorwa bishingiye ku muco kuko n'ababyeyi bibafasha mu bijyanye no guha abana uburere. Uwitije Angelique ni umwe mu babyeyi baha inyankora. Ahanini hari igihe bari muri vacances bibafasha kuba bakaza bakiga umuco ndetse bakiga n'ibijyanye n'imyigire barabyiga nabyo no mu myigire biba birimo. Bidufasha, bituma abana bacu batajya mu zindi ngeso mbi. Umwanya wo kujya mu zindi ngeso mbi baza kwiga ibijyanye n'umuco hano. Nuko bajya baza nk'ubu habaye nk'igitaramo bakareba ibyiza abana bakorera ahangaha, uko baca imigani, ibi bijyanye n'umuco bigira hano. Twizeyimana Emmanuel, umuyobozi w'Akagera Traditional Culture Village, asobanura ko umuco nyarwanda ushamikiyeho impano nyinshi, ariyo mpamvu asaba ko habaho ubufatanye mu kuziteza imbere. Ko mwagiye mubibona, hari impano nyinshi urubyiruko rwagera tugaragariza, yaba ari ukubyina, yaba ari kuririmba, yaba ari gucuranga. Nibyo Nyankora Kids ifite nk'intego, guteza imbere urubyiruko biciye mu mpano zabo zishingiye ku muco. Wabonye urubyiruko rwari ruri hano rwabyishimiye. Abaturage icyo mbasaba nk'uko wabyiboneye ni uko byitabira. Ni ibyabo, ntabwo ari ibyanjye, ni ibyacu. Icyo leta nayisaba ni ukutuba hafi tugakomezanya kubaka igihugu cyacu. Wabibonye ko abana mu byo bagaragaje, mu mpano bafite harimo kubaka igihugu. Abayobozi mu nzego z'ibanze bavuga ko bazakomeza gushyigikira iyi gahunda igamije kumenyekanisha umuco nyarwanda mu bakiri bato. Gusigasira no kubungabunga amateka agaragaza umuco nyarwanda bisa n'ibiharirwa abakuze, nyamara abakiri bato aribo bagakwiriye gukura bazi uwo muco unashamikiyeho indangagaciro zikwiriye kuranga umunyarwanda. Abasesengura iby'umuco bagaragaza ko nta gikozwe ibya kagahugu katagira umuco gacika bitaguma mu migani gusa. Kamarade Uwizeye, mu karere ka Kayonza.